uyirambura kuriya wanyuze ukagenda uyidonda akantu mwayibonye ndayitera umunyu ubundi nakajya hagira umuntu ukubwira ngo umwatsi inkoko yokeje ajya guha inkoko yokeje apana kujya kuguha inkoko akaguha inkoko isa nkaho itetse oya inkoko yokeje akantu k'ikara ukumvaho akantu kagashirika gake gake ugenda ukumvaho akantu kakunyu ubundi inkoko uyikora gutya ubundi ukaza gukora ibirungo byayo ukayisiga ariko apana mwabibonye none ukuntu bimeze ubwo no kuvuga ngo tugiye hehe tugiye kucyokezo ubwo ngo cyokezo twagicanye cyashyushye ngiye kugenda mbereke n'ukuntu cya kimeze ubundi bana moto nakizi urifuza kwambara neza, urifuza guha impano ihebuje umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe, nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu, hakiyongeraho amasakoshi meza ya original, imikenyero ndetse n'amabiju. Ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, Turikiya ndetse n'ahandi. Tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etaje ya mbere neza iruhande rwa Equity Bank aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Alpha Boutique ni igisobanuro cy'ubusirimu. Turabashuhuje mu izina rya Yesu abakunzi ba Mama Sharirene mukomeje kugubwa neza kubwo isoza ry'umwaka ndetse dutangira undi Noheli na Bonane. Nizere ko mumeze neza, turi mu gikoni turi kumwe na Rama. Muze neza. Uyu munsi uje kutubwira iki? Uyu munsi twabwira iki? Tugomba gutangira umwaka twihuta. Tugiye kotsa inkoko. Inkoko noneho twaguze icyokezo hari hanze cyo muka. Dufite icyokezo cya kindi cyo kwaba bamucoma. Kwa mucoma. Ese ni kirani cyo muri hotel cyangwa ni cyo muri Daga? Hose kirakora. Ako cyane cya hotel. Kirurya. Icyo muri Daga zwi kimwe basanga ari cyo muri nda nari guhita nyisubizayo. Okay. Twatangiye tugiye kotsa inkoko nk'imwe yo muri hotel y'inyenyeri nka zingahe. Nababwiye ko hotel yanjye ari y'inyenyeri zingahe harya ebyiri. Ni ebyiri. Ariko reka. Ne ebyiri nkiri hahandi reka uzabaye nye. Zabaye. Iminsi mike zirabeshaka. Hanyuma turaba dufite inkoko. Dufite inkoko. Tubwire rero dufite udutanda, turano udutanda botsa mu inkoko. Kuko uranari igihe uhindura igashishuka cyangwa ukayihindura ikangirika. Ariko hano ushyiramo gafunga ukabigira gutya. Ariko ikindi washyiramo oya tuzabivuga ubutaha. Ni ifi. Ariko noneho reka tubibereke neza ko tugiye kubikora. Aha. Kaduhere ku nkoko. Kanyifashisha hano. Abana ko ndose ndawe ngize ngo ndakabuze. Tugomba ko ari tubiri. Ndahise turamo gutya hagati na hagati. Shaka barakubeshye ngo ari inkoko. Kwereka inkoko uyu munsi
ugomba kuzahora ukeneye. Uriya n'umunyu ndi kuyitera. Kotsa rero biba bitandukanye no guteka. Nakuramo inkweto. Sewe ibirayi ndabizana mukira. Mwayibonye ukuntu inkoko urayirambura kuriya, wanyuze ukagenda uyidonda akantu. Mwayibonye? Naho ndayitera umunyu. Ubundi nakajya hagira umuntu ukubwira ngo umwatsi inkoko yokeje ajya guha inkoko yokeje. Apana kujya kuguha inkoko akaguha inkoko isa nkaho itetse, oya inkoko yokeje akantu k'ikara ukumvaho, akantu kagashirika gato gake gake ugenda ukumvaho, akantu kakunyu. Ubundi inkoko uyikora gutya, ubundi ukaza gukora ibirungo byayo ukayisiga, ariko apana kuyotsa mu birungo, oya. Okay. Ironji rero impamvu ngiye kurishyiramo, hari ukuntu nyine uba wasohotse ukarya nyine wenda nk'inkoko kanga kuva mu nda. Ironji rero rikora kimwe n'indimu, ariko noneho ryo rikaba ari nyine kari sweet, kaba karyohereye nyine kameze nk'agasukari, ntago ari indimu. Niyo mpamvu tugiye kugakoresha. Izi ni poivro, nazo zihumuramo neza mu nkoko. Nayo ihumura neza nayo. Yokeje. Tugumamo. Utuhe? Mutu. Two tureke. Kandi ko kayiryoshye. Oyasha. Kandi ko tudushanga banadusiga mundatwanga. Ni uchafu. Oya. Nuko mujya mudukora muri hoteli. Kala kana ahubwo ngiye nanakabuze. Ahubwo se ko hari hoteli. Ko ari hoteli ngiye kuzajyamuramo iteka n'amajosi n'amajanja none. Ariko josi ntacyo. N'utujanja? Amajanja buriya twaturuka inkoko tw'amaguru. Karase barakarya. Yago, kandi ngiye kujya kuyikuramo Niyo bazayirwa ariko. Ngiye kuyikuramo igisenyi. Kareka ni y'Abanyarwanda. Ibintu sha. Ariko umushefu waho ni umushinwa. N'amababa ahubwo azakwigisha kuyateka. Kana baba n'undi bateka. Amababa y'inyuma cyangwa chicken izo no wings. Kuvuga y'inyuma cyangwa ari ay'inyuma. Oya, asubira cyo gute. Rwose mana yanjye, ubu nta bintu byo kurya ibintu byo mu mavuta noneho. Oya. Tugiye kujya turya ibintu byokeje. Imeze neza. Ngo tugabanye ibinure. None ndi kuvanga ibitunguru, nakoresheje umutuku, ndakoresha n'umweru kugira ngo ibisa neza. Ese ko nshaka kuba mucoma, ajya ncomera abana banjye n'inshuti zanjye n'abashiri banjye bose, abafana n'abakunzi. Ubu nzabishobora kuba mucoma cyane. Mucoma w'umumama baho? Okay. Wazaze kuba mucoma ukaba umukwiziniye. Umukwikwi. Umukwiziniye ababumbi. Ngeze ko mbashaka kuba ibintu byose. Nyine nkaba n'umukwikwi. Umukwiziniye nyine ababumbiyemo byose. Ubu uri mucoma, uri n'umukwiziniye. Ariko uri mucoma, ubwo nyine uri mucoma gusa. Ukurikije ukunze.
ubona nabi iki muri ibyo genda ubona ko uzaba byose ukanarenzaho ukaba nawe yita ibi bintu mubirebe ni ibintu byiza rwose mwana nyagasani ahubwo ngiye uburyo mbona ugiye kubikora wishe nihangane nyine narabyaye Betty assalamu alaikum aha muri kubibona urabona ndafata inkoko imwe yego uyisiga oya ndayisi umunyu nawusizeho yego sinumva nawe uri umucomara n'agasenda baboye kandi ubundi iyo kabuze ako kabuze rwose umugore ahita avuga aho kagiye cyangwa umuyaya aho umugore cyangwa umukwikwi umugore umugore ako nako mutware abagore basigaye bategeka abagabo oya abona iyo abandi wanjye se kanegeka badafite wundi se wowe mama mbyirire nuko shire wanjye yitwa none se umva ikindi dore ikindi kintu ntari kumva hano kutahasatuye kuri ritako yabireke wowe oya nyine bisobanura mbwira impamvu ahangaha ndaza kuhasatura ngiye kuhashyiramo ikirungo gutya rega ntabwo ndarangiza nuko ibi ngibi babyita kuyiposha tanti tutono tubise se ese ubwo kuki hajya hirongera ironje bari testingamo nyine kugira ngo ibintu wariye bibashe kuba byagushiramo uze gukenera ibindi ariko rinagira gu nziza irahumura yes umva ibi byo rwose nzaba mucoma mu minsi mike uzabe mucoma nzabereka ukuntu ndi gucoma na brushette umuntu azishyiramo aho aya brushette ziba zifite ibindi bintu umuntu yakotsamo aho ni ibiki amafi n'ibirayi wabishyiramo amafi yego amafiti ariko amafiti iyo biba byiza ufite ifuru yego ese ihira iminota ingahe nuko mu cyokezo cyangwa mu ifuru cyokezo iminota 25 30 iyo gishyushye kimeze neza nyine ari icyokezo cya mucoma hakiriya kabisa cyo muri hoteli y'inyenyeri hakose kuko ubona muri hoteli ni ikiri abakoresha wakongeye hose hoteli cyokezo kirakora ahubwo se n'izingahe maze numvaga nintera imbere nzagura icyo muri hoteli numvaga ari icyo muri nda ahubwo se n'izingahe zaza zigifite uri mbago twika hapi ntabwo ari gutwika ubwo se bakoresha iki kintu ariko bakoresha nk'agafuru kandi ubundi burya inyama yokeje ubundi ku cyokezo niyo iba yokeje nyine mwabibonye noneho ukuntu bimeze ubwo ni ukuvuga ngo tugiye hehe tugiye ku cyokezo ngo icyokezo twagicanye cyashyushye ngiye kugenda mbereke n'ukuntu cyari kimeze ubundi ubona muto nakizi gushyira ku cyokezo hanze icyokezo kiri mu gikoni gitoya ni ukuvuga ngo rero tuba tugiye ku cyokezo bitwaza kano kantu gashyiramo amavuta asanzwe kaza kubereka icyo akora amashanyarazi uranwaza se uranwaza twagiye ubu twagiye mbese twagiye yego twagiye ngo rero iyo ugiye kotsa banza ubereke icyokezo mwakibonye icyokezo cyashyushye kotsa inkoko sawa rero ugiye kotsa rero ufata amavuta nyine asanzwe ufata akaroso ugasigaho hano ukazamura umuriro cyangwa ukayagushya ngo umuriro ukazamuka bino babyita kugikangura nashoboye byinshi ariko ibi bintu mw'abantu reka ibara ritabereye washyiramo ikiganza ko ukayitushya umva
bisesezera rwose dore nari abantu bajya bareka ba nyirabyo bakora ibintu irange bita kotsa inkoko ubundi muri hoteli ufite tuno tuntu nka 12 tukuzengurutse ukajya hagati ukajya ugira gutyo ugahindukira inyuma ugahindura gutyo uko abantu bafite bashaka komanda ari benshi cyane hano ni sawa cyane niba yikorera ikirungo aricyo ngiye kujya gukurikirana mu nzu none ushatse no kotsa ibirayi nibyo bijya hano hajya ibintu ukeneka ngo bidahora nk'ubu nizishya ndazishyira hano kugira ngo umuriro ukomeze uzamuka ubushyuhe uzigeraho hano hasi nshyiramo ibirayi nabyo turabibereka ukuntu tugiye kotsa ibirayi amakara wayashyize uruhande rumwe oya nta kibazo hano impamvu mba nashyizeho ajya hano zishyuhira rimwe mwegeza hepfo nkazamura indi ibyo byiza oya ngifunga zahiye ngira ngo zorohe mwabibonye ngo nimurindire rero tugiye gutegura isosi nayo turayibeka nta kibazo tureka ikirungo cyayo twagiye aha noneho turakomeje tugiye gukora ikirungo tuza gusiga ku birayi tugasiga no ku nkoko ibyo birungo turabikora mu ki tugiye kubisya turabikora ku ipanu rero na mbere iyi ni blender ikora neza mfungurira izi ni tungurusumu akakita teyi nako ugashyiramo gutyo nuko gasya mubyitegereze bajye tunguru hano rero ntabwo nshyiramo amazi yego ara none cisha mugira ikibazo najya kumva turayamaze ntabwo ari ngombwa ko no gato makeya hanze ndebe kuri kunoga makeya yongera amandi iki ni ikirungo kiranoze kurikirana kugishyira ku ipanu amavuta arimo hariya ya nako ngakara
Iki ni ikirungo cyo gusiga ku birayi n'inkoko. Hano rero mba ndi kureba ko hari tungurusumu hagenzi cyane izishiremo, nkongera nkareba ko zirimo nkazisubizamo. Hano twagiye nanone kuzisya. Shyiramo amazi make cyane ariya. Noneho iyo ikirungo kimaze kugenda gihindura ibara, utangira no gushyiramo sasa bya birungo by'amakari powder. Iyi ni black pepper ndashyiramo. Hano ndakoreshamo chicken masala, ntabwo ndi bushyiremo beef masala, ndakoreshamo chicken masala. Oya, shyiramo chicken masala gusa na black pepper. Kurikizaho inyanya noneho. Izi nyanya mwibuke ko nashyizemo na sauce tomate. Ni umuriro nzajyamo. Nyine acunga neza ariko. Nyine acunga neza.
kana agasasosi ako nshaka kukiba umukara, nshaka kukiba gisakuriya irananshiranye ariko buriya komeye bazanye gusiga. Rero iyo tumaze gukora ikirungo cyacu gutya turashyiramo umunyu, rero urahagije mvangemo. Hano turi mu nzu, igikoni cyo mu nzu, reka noneho twikoze no hanze ku cyokezo turebe ngo bimeze bite. Twikoze hanze. Noneho rero nukuvuga ngo tujye gufungura turebe ngo bimeze bite. Impamvu rero muri kona turiya tuntu tuba twashiririye utungutu ntabwo turibuze kudutanga mu nkoko, turagira ngo iriya oderi yabyo ijyemo, ariko turaza kubikuraho hasigara inkoko gusa, abe ariho tuza gusiga ikirungo. Utuntu bamuhaye ntihatari ndake. Niba ndi kubereka nuvuga ngo iyo ziri gushya ugenda ucugusa gutya biriya bintu washyizemo bikavamo, kuko turagira ko bitanga umuhumuro wabyo, ariko ntabwo tuba dushaka kubitanga mu bakiriya. Oya, nyine ajye yumva harimo agatunguru, pavuro, urunyanya, ironji, ariko yumva bihumburamo ariko bitagaragaramo. Nk'uko turakomeza kuyotsa gake gakeya, tunayicugusamo gakeya kugira ngo igende yinjiramo neza. Uwo ni nyiri byondo ni mabuja arimo aravugira inyuma ya kamera. Noneho iyo umaze kuyundura kuriya ufungaho kugira ngo umwuka ugumemo inashyi. Subire mu nzu yo kureba uko ikirungo kimeze. Twagiye. Mwakibonye ikirungo iki ngiki ugikoresha ahantu henshi cyane. Ushaka kugisiga ku birayi, ushaka kugisiga kuri brusheti, ushaka kugisiga ku nkoko, urukwavu, ihene, inka, ibintu cyose washaka usigaho. Ariko havuyemo imyumbati n'ubugari ntabwo wagisiga ku bugari nanone. Oya, none nuvuga ngo rero iki kirungo kirahiye kimeze neza. Mwakibonye? Okay, reka noneho tube tukiretse dusubire mu gikoni cyo hanze. Hano ni mu nzu, tujye kureba aho inkoko yacu igeze, turebe niba twagisigaho cyangwa tuba turetsemo gakeya twagisigaho mu kanya. Mwebwe mukomeze murebe video irangire, musharinga abandi, mukore subscribe yaba kuri YouTube channel yanjye Chef Rama 2 cyangwa kuri Mama Sherienne official. Tuya tuyihindura mwayibonye hano ni kugenda ishya. Noneho rero no kuvuga ngo iyo umuriro wanze kuzamuka kuriya urana nyine uko umuriro ari mukeya uwongeramo ukoresheje ryabanga ryo gushyiraho amavuta. Tugiye kuzamura umuriro ubu ngubu. Nawe urawuzamura gutya mpaka kugeza igihe nyine wumva ushatse ukavuga ati reka menekeye aho ngaho.
ya kuzamura n'uwa hano. Easy. Uri kubona byoroshye nta kibazo. Abanyakotsi aka nakotsi aka para kamwe kabatabazi. Mwakoze nugira ikibazo. Mwabibonye rero, mwabibonye ko nabaye mucoma, ninjye wazimwokereje ntababeye. Ukuntu zifashe ariko baramanushe isi takara hasi byagenda bite? Nahita nyitora. Ariko twayironga ikintu ntago yironga. Ikintu kitaramara hasi iminota 2 cyangwa 1. Nuko ngo ukoresha amasegonda ugahita uyikutora. Ni amacumi. Kereka yaguye ahantu. Ngaho mbwira uyigushije. Anya muri hoteli mu bigenda mute? Mwayihomba? Hoteli? Oya ikintu kidatinda. Hoteli yigushije hasi urayishyura nyine wowe nk'umukwiziniye ugafatira. Okay, unyungu y'ubwenge ubwo wahita uyishyura. Inde? Haruka dukora ku kwezi sibo bigize se nkasohoka nkirukira. Yego. Umvasha. None nk'uko ihagaze 20. We n'urugero ihagaze 20. Uri bo mu 10,000. Ubwo nabanje kwishyura ndwara niki? Akero kirasha. Ubwo ndabimenye nzajya mbanza nshyireho intuza ingufu uri hariya simbuka mbere yuko uko simbuka ntabwo ari uko abantu bakora rwose. Aha ariko ni flash si sawa. Abayita tutahite ku cyokezo cyangwa tutahite muri togotogo. Sorry narimbanduje. Abantu barwanya amavuta bashatse barya rero inyama imeze gute? Wayibonye? Hari kintu dwaye? Nta mavuta ntaki. Aha, none rero sasa katangiye dende kubita karungo gake ya sasa. Ikirungo twagikoze. Ariko ni ikirungo bajya. Ha? Dufite n'akaroso kabugenewe. Yego. Wakabonye? Usigira hejuru bese? Oya. Ugakuraho ukanza ugasigaho gake. Kandi abandi bantu bajya bagira ikibazo ngo rutuntu duke dushiririye. Niyo mpamvu nyine yitwa ko yokeje. Mwese ibitogosheje. Ariko nyine nishirire nanone ariko nyine twatugaragaraho gake. Ari cyane ariko tugaragaraho burya bari sawa cyane. Ubwo nyine usiga uruhande rumwe. Ukareka nyine kikanza kigasa nkaho gifataho kuko ucurika kuriya ushaka kwita kimeneka mu mbabura. Nyine ngo ugira gutya ukaba witonzemo gakeya. Kikanza kigafata. Ubu nyine n'ubwoko siga ku buryo cyinjira mu ewa. Kandi no ubu n'uburyo bumwe hari n'ubundi buryo bundi tuzagenda tubereka noneho uko wayotsa byose birimo noneho utari busige byose. Harimo n'umuceri harimo umva. Ese urabona ifi yokeje wari warya ifi n'inkoko bivanze. Bimwe bita kurisha ifi firiti. N'inkoko. No kurisha ifi nkoko. Ariko intwa yisiga neza. Ndacyasiga ntago ndasoza. Ndaza kongera nsige.
akorera ukora nko muri hoteli ukajya wirirwa muri ibi ngibi ugataha uri kuhumura inyama utanaziriye ahubwo waziriye wenda ni urugero ahubwo ufite umugore utasize iposho ese byabiguhora ntabazi ko ari akazi wagiyemo niyo mpamvu narashaka mfite kujya kubara amafaranga kandi utari buyataha mfite ubwoba hasi buriya byo bibaho none se ukora muri banki uhemberwa ku kwezi wirwa ubara amamiliyoni angana ntajya mura mu ideni ntajya mura naragujije ntabwo ubishyiraho umutima uba uri mu kazi nabokereza mba ko mwigenge mwambonye nawe uraheba tudutanda dukwiye tudutanda twa botsamo tutwe tw'udutanda yego uraheba pe nagiye kugura mu Gakinjiro ka Gisozi ko mu mujyi oya ko mu mujyi okay ariko izi video nuko nyine tajyaho no munsi ubundi bazi ko twazikoze kuri Noheli yego ibyo kurya byo kuri Noheli ari iyo munsi cyakoze kwakiriza umuryango okay ariko ubundi wanjye nkajya nkuvuga ibintu nyine binokeje ngira ngo ugiye ko mwamubonye muri hoteli murajabura umva urabacunga maze no mureti ubu munoza wawe no mureti zikuga ko umvaje nyoko buju bari mara kureba ubari nawe nawe yabiranda muzi numukire umukobwa ntabwo meze numukobwa w'umukire umbwiriyemo oya ko mabuje oya ko nibyo yawe nta kibazo ntureba mu misiri imbere uzambona mpagaze hano Yesu mwami ubwo naba ndi mabuja wa wapi oya ariko nta kibazo ndi kimwe cya gatatu cy'ikimabuja sasa ugomba kwiga akazi nkayasha habe mabuja ntiyakandagira hano ubu mabuja buciriritse oya urongeraho ikindi ndaza gusiga ikindi ndi gusoza okay kuba dufunzeho umva inkoko yahiye ukuntu ihumura fungura inkoko zacu utashye nawe ukiba yokeje igikapu ishakoshi y'inkoko inganjabure Lama. Bagita ibisija. Nta yindi ntuzi usigaho yabitose mwabibonye c'est bien hanyuma rero mwabonye inkoko yahiye iyi nkoko nayiteguriye inkoko zahiye izi nkoko naziteguriye abana banjye ku munsi wa Noheli nuko tugiye kurya mu kanya ndabereka n'ibindi Imana ibaha umugisha nawe ujye wotsa inkoko wumva ukuntu bimeza Imana ibaha umugisha ndabakunda amerwe yanyishe murabeho